Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 26 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Murabigezwaho na Padiri Janvier. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 11 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 29. Isomo rya kabiri turasanga mu ibaruwa ya Yakobo, umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 16. Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 38 kugeza ku wa 43, umurongo wa 45, uwa 47 kugeza ku wa 48. Isomo ryo mu gitabo cy'Ibarura. Muri iyo minsi Uhoraho amanukira mu gacu avugisha Musa. Agabanyaho muke ku mwuka wari muri Musa kugira ngo awuhe babakuru 70 b'imiryango. Wa mwuka ubagezemo batangira guhanura, ariko baza kurekeraho. Hari abagabo babiri, Elidadi na Medadi, bari basigaye mu ngando. Bari mu murongo w'abagombaga guhabwa umwuka, uretse ko batari basohotse ngo bagiye ku ihema ry'ibonaniro. Ariko nabo umwuka ubajyaho, nuko bahanurira mu ngando. Umwana w'umuhungu aza yiruka abwira Musa ati, Elidadi na Medadi barimo bahanurira mu ngando. Yozuwe mwene Nuni wari umufasha wa Musa kuva mu buto bwe, aravuga ati, shobuja Musa babuze. Musa aramusubiza ati, waba se wabagiriye ishyari kubera njyewe? Iyaba Uhoraho yarasakaje umwuka we ku muryango we wose, maze bose bagahinduka abahanuzi. Ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya Yakobo. Mwebwe abakungu nimurire, muboroge kubera amakuba abategereje. Ubukungu bwanyu bwaraboze, imyambaro yanyu yaramunzwe. Zahabu yanyu na feza byaguye ingese, kandi iyo ngese niyo izabashinja, ikazatwika imibiri yanyu nk'umuriro. Ngaho mwihunikiye ubukungu muri iyi minsi y'indunduro. Umushahara w'abakozi basaruye imyaka mu mirima yanyu mwarawubahuguje, none ngaha uravuza induru, kandi n'imiborogo y'abo bakozi yageze mu matwi ya Nyagasani umutegetsi w'ingabo. Kuri iyi si mwibereyeho mu murengwe no mu byishimo, kandi ku munsi batotezaga intungane ntimwaretse kugwa ivutu. Mwaciriye urubanza rubi intungane maze murayica, nyamara itabarwanyije. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yohani, umwe muri ba 12, abwira Yezu ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe kandi atagudukurikira, turabimubuza kuko atadukurikira. Yezu ati, mwibimubuza kuko nta muntu ushobora gukora igitangaza mu izina ryanjye maze ngo ahindukire amvuge nabi. Utaturwanya wese ari kumwe natwe.
Umuntu wese uzabaha ikirahuri cy'amazi yo kunywa abitewe n'uko muri aba Kristo, ndababwira ukuri ntazabura igihembo cye. Ariko nihagira ugusha mu cyaha umwe muri aba bato bemera, ikimukwiye ni uko bamuhambira ku ijosi urusyo rusheshwa n'indogobe, bakamuroha mu nyanja. Niba ikiganza cyawe kigutera gukora icyaha ugice, kuko ikiruta ari ukwinjirana akanimfu mu bugingo, aho kujyana ibiganza byawe byombi mu nyenga y'umuriro utazima. Niba ikirenge cyawe kigutera gukora icyaha ugice, kuko ikiruta ari ukwinjira mu bugingo ucumbagira, aho kurohwa mu nyenga ufite ibirenge byawe byombi. Niba ijisho ryawe rigutera gukora icyaha rinoboremo, kuko ikiruta ari uko wakwinjirana rimwe mu ngoma y'Imana, aho kwinjirana yombi mu nyenga, aho urunyo rudapfa n'umuriro ntuzime. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya 26 mu byumweru bisanzwe aradusaba gufungura amaso tukabona ibyo uhoraho Imana idukorera. Mu gitabo cy'ibarura batubwiramo uburyo mu butayu Abayisiraheli bishyize hamwe bagakora ubuzima. Kitubwira ibintu bibiri by'ingenzi abo Bayisiraheli bakoze mu butayu. Icya mbere ni ubuzima bugoranye banyuzemo bakabura icyo kurya, uhoraho akabagobotorera manu, bakajya bajya gutoragura buri gitondo bakarya. Icya kabiri icyo gitabo cy'ibarura kitubwira ni ugucika intege kwa Musa. Musa yaciwe intege nuko imbaga yamaze kubona ibyo byose uhoraho yari amaze kubakorera, ikibagirwa aho byavuye, ko ari Imana yabikoze, ko ari Imana yabahaye manu, iyo manu bajya gutoragura mu gitondo. Uko kujyayo buri gitondo byageze aho bibibagiza inkomoko y'iyo manu, batangira kwikorera ibyaha. Ibyo bintu bibabaza Musa cyane, acika intege yo kuyobora uwo muryango ufite ijosi rishingaraye. Ibi biratwereka imibereho yacu nk'abantu, ko burya iyo umuntu arwaye aribwo yibuka gusenga cyangwa yibuka gutakambira uhoraho. Burya iyo urebye neza ubona akamaro k'ubuzima igihe uri mu bibazo cyangwa urwaye. Umuntu amenya akamaro k'amahoro iyo ari mu ntambara cyangwa ari mu makimbirane. Ikintu umuntu amenya agaciro kacyo iyo kidahari, cyangwa umuntu umenya agaciro ke iyo adahari. N'Abayisiraheli rero nuko byagenze, mu gihe bari bari mu bibazo batakambiye uhoraho, ariko mu gihe bari bageze mu kurya iby'Imana yabahaye, baza kwibagirwa inkomoko yabyo. Ibi bibabaza Musa cyane. Icyo rero iri somo ridusaba ni ugufungura amaso, mbere yo gusaba tukamenya kandi tugashimira na bike dufite, tugashimira aho bikomoka ko ari ku Mana. Ibyo bizatuma tubasha gukoresha neza n'ibyo bikeya dufite, ndetse n'iby'Imana iduha tukamenya uko tubikoresha, tutiyibagiza ngo turengwe, ngo twiyibagize aho byavuye. Nibyo Yakobo yagereranyaga n'ubukungu mu isomo rya kabiri. Ubukungu cyangwa ubutunzi, bwaba buke cyangwa bwinshi, ni ngombwa kumenya inkomoko. Kumenya inkomoko biduha umurongo wo kubishaka ndetse no kubikoresha neza uko Imana ishaka. Yakobo mu isomo rya kabiri yavugaga akarengane kaba mu gushaka cyangwa gukoresha ubutunzi. Nibyo koko abantu barahemuka, abantu barazirana, abavandimwe baricana, bapfa ibintu.
Iyo batamenye inkomoko yabyo, ntibamenya no kubikoresha, aho kugira ngo bibahuze ahubwo bikabateranya. Yakobo kandi yavugaga ko harimo n'abarenganya abandi, ubwo yavugaga ko harimo abakoresha abandi ntibabahe igihembo cyabo, ariko akavuga ko Imana yumva imiborogo yabo kandi ikabarenganura, hanyuma ababarenganyije nabo bakagwirwa n'ibyago. Aha ngaha naho amasomo aradusaba gufungura amaso kugira ngo twe kuba ba nyamwanga iyo byavuye, nk'aba Bayisiraheli twumvise mu gitabo cy'ibarura. Kutaba ba nyamwanga iyo byavuye rero ni ukumenya uwaduhaye, ari ubuzima, ari imibereho, ari ubwenge, ibyo dufite byose tukamenya aho bikomoka, kuko bizadufasha kubikoresha neza, tukabikoresha icyo uwabiduhaye yabiduhereye. Amasomo y'uyu munsi kandi aradusaba nanone gufungura amaso ngo turebe uko Imana ikora, bitandukanye cyane n'uko abantu bakora. Mu isomo rya mbere twumvise umuntu witwa Miridadi na Medadi bahanuriraga mu ngando, batari bagiye mu ihema ry'ibonaniro muri ba bandi 70. Tumvise nanone mu ivanjiri umuntu wirukana roho mbi atarari muri ba bandi 12, hanyuma Yohani akabwira Yezu ati twamubujije kwirukana roho mbi mu izina ryawe kuko atadukurikira. Igisubizo cya Musa ndetse n'igisubizo cya Yezu byose ni bimwe. Biragaragaza uko Imana ikora, bitandukanye cyane n'uko abantu dukora. Akenshi dukunze kwibwira ko itsinda runaka duherereyemo cyangwa dusengeramo, idini runaka ndimo cyangwa urimo, gurupe runaka, ariyo ikora ibyiza gusa, ko ari twe banyakuri, abandi bose bayobye, ko nta muntu wacu cyangwa umwe muri twe wakosa, ndetse n'iyo yakosa tukagerageza uburyo tubigorora. Ahubwo ugasanga undi wo ku ruhande utari kumwe natwe muri rya tsinda cyangwa muri rya dini ryacu, nta cyiza gishobora kumuvaho, ndetse n'iyo cyaza bikaba bimeze nk'aho bitunguranye. Iyo ni ingeso dukunze kugwamo kenshi, kandi nimwe muri nyinshi tugira Yezu adusaba uyu munsi gucikaho. Kuko nk'uko Yezu abitwereka, ari imbere muri gurupe cyangwa mu idini yacu, ari n'inyuma, hose hashobora kuba abeza n'ababi. Niho Yezu yavugaga ati ahubwo abagusha abato bemera, ati uwo nguwo ikiruta nuko bamuhambira ku ijosi urusyo rusheshwa n'indogobe, akajugunywa mu nyenga y'umuriro. Biragaragara rero ko mu itsinda ryacu cyangwa mu idini yacu cyangwa gurupe yacu naho hashobora kubamo ababi, atari abeza gusa nk'uko tujya tubyibwira. Yezu rero akagaragaza ko hombi bishoboka. Iyo ngeso rero yo kwishyira aheza no kumva ko nta cyiza cyava ku wundi cyangwa ku bandi, Yezu aradusaba kuyireba tukayibonaho, ndetse n'izindi nyinshi tukazicikaho. Ibi ni byo yegereranyaga n'ikiganza kidushyira mu cyaha, cyangwa ikirenge cyangwa ijisho, akadusaba kubica. Yezu rero mu kugereranya icyo kiganza, iryo jisho, icyo yashakaga kutubwira aha ngaha ni ukudusaba kureba izo ngeso tugenda tugira, maze tukabasha kwitsinda kugira ngo turenge kamere muntu. Ntabwo ari uko twabatijwe cyangwa turi muri gurupe runaka bitugira abatagatifu, ahubwo ku bwa kamere muntu buri wese afite akageso cyangwa utugeso Yezu ashaka ko tureba neza tukitsinda, kugira ngo ako kageso cyangwa utwo tugeso bidatuma umugambi wawe wose wo kwitagatifuza utagerwaho. Mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.